Oh yes, one more time, ladies and gentlemen, izeko mumeze neza byataye nanjye meze neza. Ni one more time podcast ni breaking the cycle live ni boss kabutura. Yes, reka dutangire ikiganiro cyacu rero twihuse cyane dufite uyu munsi cycle gikuta dushaka kumena cy'umusore umwe ufite story ikomeye cyane. Story rero twahise story yo mu gihome. Yaranganirije arambwira ati nshuti yanjye rwose mbwirira abanyarwanda, nuko arambwira ati Rumasha nshuti yanjye mbere umuvugizi umvugira ibibazo byanjye, bwira abanyarwanda yuko rwose ntari ikigwari, ubwira abanyarwanda yuko ibyanjye ari hatari. Ati nagize ikigare ngira nuburangare, nishinze abagore brother NSESAGURA rare, nirirwaga Kibuye Rusizi na Muhazi, Musanze na Rubavu ndongora nabo ntazi, naryaga ivyana nkikuza na byanyina, mu mayoga n'amatabi nirirwaga nikina, warankeburaga tukabipfa, mu byukuri nari uwo gupfa. Ati none ubundi rushati bro n'ukuntu nari igihiti, barumuna banjye bose bashotse imihanda, mama wanjye nkunda rwose abayeho mu mwanda. Rumasha mvuganira, Rumasha ntakambira, mbwirira abanyarwanda rwose barebe ko wandemera, nishinze utubyiniro n'izi nkumi z'ikibero, ntakaza ubumuntu ntakaza indangagaciro, abapeti twiganye ubu baragenda bicaye, wallahi narabiryagaho ubu ndaririra aho nicaye, nihebye burundu bakimara kuntera sida, nibagiwe shida z'abakobwa nateye amada, ndi gupfa numva brother dore mpombeye uru Rwanda, story yanjye ibere isomo abandi banyarwanda. Ati ndwaye depression abandi bari kuri mission, ati ndicuza iyo nahubuka ubumba mfite vision, ati abagore nasenye ingo n'urubyiruko nanywesheje mugo, mwese mumbabarire ikuzimu mfiteyo ibirego. Ati ntunzwe n'utunini twubukana mbyuka ntamira, yala ati n'agapantaro ubu sinabona uducwa nkagura, ntekereza kwiyahura gusa nyuma nkigarura, mbonye andi mahirwe amafuti nayakosora. Ati rero naba umugabo nyamugabo nkandika ibitabo, abo nabereye imbwa rwose nababera umugabo, abagore nateye amada, abakobwa nateye amada, bose nabakura mu buzima buri very hard. Ati rero ndi mu gihome mu nkuta enye hano i Madrid, ati mfunganye n'abicanyi bakoze jenoside, iyo nza kubimenya ntibyari kugenda uko, yego ndicuza gusa I am breaking the cycle. Inshuti yanjye rero yambwiye ibyo byose, amarira atemba, ashonje cyane, umutima umenetse uzuye intimba, fatwa n'ikiniga ni be strong maniga, nta shene idacika uzagaruka home maniga. Yakatiwe rero igifungo cy'imyaka 19, akaba amaze gutobora imyaka 3 n'amezi 19, no imyaka 3 n'iminsi 19, arazira viole, drugs n'urugomo, arwaye sida, aratabaza cyane rwose, yampaye na momo, yantumye ngo mbabwiye yuko ubuto ushukana ngo ibigare mugenderamo ejo bizabihakana. Ati sida ntaho yagiye yakajije ubukana, ati ikindi rubyiruko mucudike nabo mungana, ngo niba atari ibyo izo mogi izo nzoga n'izo ndaya, ibyo bishuga dadi bibirirwa mu magutiya, ngo bizaba turumbukisha, ngo muzaregereta basha, ngo muzasaza mwicuza kandi mwari mufite ahazaza. Ubusazi urimo nonaha
hari abarimo kubwicuza amahirwe ufite nonaha, hari abarimo kuyifuza ngo iyo aza kubimenya ntaba yicuza uko. We are breaking the cycle, story rero irangira uko. Peace. Yes, akabi rero gasekwa nka keza. Ladies and gentlemen, ako rero iyo ngiyo nimwe muri stories ngenda nakira, hanyuma ngashyiramo ati n'ubugeni, nkagenda nzikora ku buryo ushobora kuyumva ikakuryohera, cyangwa se undi muntu wese akayumva agakuramo n'irindi somo ry'ubuzima rikomeye cyane. Uyu nguyu rero ni umujene ukiri mutoya wishinze nyine icyo twita iraha, ishinga ibishuko, ishinga n'ikigare, ariko finally aza kwisanga ari mu nkotenye wenyine ubwe, akurikiranweho ibyaha bitandukanye kandi yagiye akorana n'abandi. Ariko nyine iyo nyagasani yagutanze ujya gusimbuka rwakubonye, nuko nguko byamugendekeye. Urumva yuko rero iyi cycle yifuza ku breakinga, cyangwa se we ahamya yuko yamaze no ku breakinga, nuko yamenye yuko yarangaye mbere, ati kubwandi mahirwe nagira rwose ntabwo nasubira mu kigare, ntabwo nakwishinga abagore, sinakwishinga drugs, ntabwo nakwishinga iraha, ati nakwiga kubana n'urungano cyangwa se nkabana nabo n'inshuti zanjye neza, apana kubirataho. Haravuga ati nirwaga Rusizi na Rubavu, ati kandi nsambana nabo ntazi. This is true story. Ibingibi ndabizi yuko mwese I'm sorry abenshi ushobora kubyisangamo, ushobora gusanga history yarakubayeho cyangwa se aribwo buzima uri kuviva today. Nawe rero ushobora ku breaking the cycle kubera yuko we ntabwo uri muri gereza, ntabwo ufunze. Uyu nguyu twavuga yuko ku breaking a cycle ari kubikora mu mutima wiwe, anytime yaba released cyangwa se yacika iminyururu, yaza akaba undi muntu ubereye societe, undi muntu ufite icyerekezo cy'ubuzima gifatika. Nimba rero uri muri situation ukaba kandi ugifite amahirwe yo kuba ukiri hanze, utarajyanwa mu nzererezi cyangwa se utarahungishwa societe, ndakubwiza ukuri yuko it's your really time to change, it's your really time to move on, it's your really time kubona yuko waspendinze much money, waspending the time, wanataye zimwe mu ndangagaciro, icyo twita values, zimwe na zimwe wagiye uzitakaza. So it's your time to move on, ugasubira inyuma gakeya, ubundi ugasimbukana umuvuduko ariko urundi muntu utandukanye. Tuzagenda tubagezaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, tuzajya tugenda tubona umunsi ku munsi, tugenda tuna discovering n'ibindi bintu bigiye bitandukanye tubona societe yacu ikeneye. Thank you so much ladies and gentlemen. Ni Boss Kabutura, ni breaking the cycle, ni muri one more time podcast. Nizere ko mwamaze gukora subscribe ku YouTube channel yacu, mukaduforinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Dukoresha Boss Kabutura, breaking the cycle, and one more time podcast. It is the same place, the same vibe, in the same house. Stay in touch, stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. Nyita Rumasha.